Imana ishimwe cyane bene data, ndashima se umwami wacu Yesu Kristo uduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Reka tuganire ijambo ry'Imana, tubazanye ngo niki kizatuma uba umunyamgisha, niki kizagituma uba umunyamgisha, niki kizagituma witwa uhiriwe, niki kizagituma Uwiteka kureba akavuga ngo urahiriwe, cyangwa se n'abantu bakavuga ngo uyu arahiriwe. Imana ishimwe cyane. Ikizagituma tuba abahiriwe nuko dutunga Yesu Kristo. Igituma tuba abanyamugisha nuko dutunga unyirumugisha, inkomoko y'umugisha, source w'ibya yose ariwe Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana. Iyo tumufite ico gihe tuba dufite umugisha. Imana ishimwe. Umuririmbyi yagiye kuririmba aravuga ngo niwe mugisha wacu, niwe wenyine wo kwiratana, nta wundi twakwiratana usibye Kristo, nta wundi mugisha twakwiratana usibye Kristo. Niwe mugisha wenyine twiratana, kuko iyo twiratanye iby'isi biza bigera igihe kimwe bikarangira. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Nebukadinezari yiratanye inyubako yaramaze kubaka, yiratana umugo w'i Babuloni akomaze kuwiratana, nanone ntibyatumye atawusiga, aje kurisha mwishamba nkinka, aje gutondaho ikime. Imana ishimwe cyane, aje gutondaho ikime. Ibyo ntibyamubujije kuja kurisha kinka. Ariko abari bafite umugisha w'Imana, abari bafite umugisha w'Imana nukuri ntabwo bazabiganyira, ntabwo bigeze biganyira. Daniyeli ubwiwe kuko yari afite umugisha w'Imana tiyiganyiye. Imana ishimwe. Daniyeli tiyiganyiye. Imana ishimwe kuko Imana yaramutabaye, Imana yaramubonekeye, Imana yamubereye Imana, umugisha wiwe uragenduka. Imana ishimwe. Niko n'ijambo ry'Imana riza rivuga ngo umugisha Imana itanga ntabwo ubuherekejwe no kwiganyira, kuko iyo dufite Yesu Kristo ntituzatwiganyira, kuko aba ari we mugisha wenyine wuzuye, niwe mugisha wuzuye. Imana ishimwe cyane. Nawe mwene data, nimba ufite Yesu Kristo, nimba umutunze, ufite umugisha w'iteka ryose, ufite umugisha w'ubu n'ikindi gihe kizaza. Nukuvuga ngo we iwe nikadasibangana, n'Imana itazishira, n'Imana ihoraho, n'Imana itaba kuri topu, ihora kuri topu iteka ryose, n'Imana itaziva kuri topu. Imana ishimwe. N'umugisha utazurangira, n'umugisha utazugajuka, n'umugisha utazubora, n'umugisha utazushiraho, n'umugisha uhoraho iteka ryose. Nukuvuga ngo abamufite abo bafite umugisha w'iteka ryose, kandi uwo mugisha utanga ibyishimo, uwo mugisha utanga amahoro, uwo mugisha utanga ubuzima. Bwana Yesu atukuzwe sana. Reka dusome ijambo ry'Imana tuza gusangira mu Gutegeka kwa kabiri isura 28 umurongo wa mbere, tugarukire ku murongo wa 7. Haravuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, nuwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, nuwo kumvira amategeko, nuwo kwitondera amategeko yose ngutegeka uyu munsi wa none. Aya ni amategeko Musa Imana yari maze kumuheza ku musozi Sinayi. Imuheza amategeko ubwoko bwa Isiraheli bugomba gukurikiza no kumvira no kubaha ndetse no kwitondera cyane mugabo. Imana ishimwe. Ubwo Imana yari imaze kurimbura abanze kwinjira bose i Kanani, imaze kubarimbura, havuka abandi bashasha batigeze bamenya kuri aya mategeko. Musa atangira kubigisha amategeko y'Uwiteka Imana. Ubwo bari hafi kwambuka Yorodani berekeza mu gihugu cy'i Kanani, aravuga ngo reka bigisha amategeko, arababwira ubwo muzambuka hakurya muzashinge ibibuye binini ku musozi witwa Ebali. Nimumara kugera kuri uwo musozi ngo ni Ebali, mushingeho ibibuye binini, mwandikeho amategeko, muyakebye uburyo agaragara neza, amategeko 10 yose y'Imana, kugira ngo n'abazabakomokaho bose bazitondera aya mategeko, kugira ngo zabakomereze mu gihugu mbaganishamo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kugira ngo zabakomereze mu gihugu mbaganishamo, ngo kandi nimwamara kugera no kuri uwo musozi ngo muzatambe igitambo cyo gushima ko muri amahoro. Abarewe nibarangiza babwira abantu bose
ngo uzokora kino cyaha azavumwe, uzica mugenzi we azavumwe, namwe ubwanyu iteraniro rizima muzoza muvuga ngo amena, ngo bibe gutyo, kugira ngo umuntu wese azatsindishwe n'icyo yumvise, ngo kandi ngo n'icyo yiyemeje ubwiwe. Imana ishimwe cyane. Rero ubu nibwo Mose yaramaze kubabwira hejuru y'aya mategeko, arangize nyuma yo kubabwira amategeko y'Imana arababwira ngo nimwagira umwete wo kumvira Imana ndetse no kwitondera aya mategeko mbabwiye, ngo nukuri ngo muzagira umugisha. Uwiteka Imana ngo izabasumbisha, ngo amahanga yose yo mu isi muzaba ubwoko bukomeye. Nawe rero mwene data, ni wagira umwete wo kumvira Imana, ukagira umwete wo kwitondera amategeko yayo yose udasize na rimwe, icyo gihe Uwiteka Imana ngo izagusumbisha ngo amahanga yose. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 2 ukavuga ngo kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Imigisha yose yo mu bumana, imigisha yose yo mu isi, yose izakuzaho, kuko nta mbaraga zaremwe zohagarika umugisha wawe. Uri kumwe n'Uwiteka Imana, nta mbaraga zaremwe nizizabaho zohagarika umugisha wawe kugira ngo ukugereho, kuko uri kumwe na nyiri umugisha, uri kumwe na source y'imigisha. Imana ishimwe cyane, kuko muri we nimo hazahavamwo imigisha, kandi imigisha idakama, imigisha idatangirwa. Rero ntawotangira umugisha wawe mu gihe wumvira Uwiteka Imana ukitondera amategeko yiwe. Umurongo wa 3 ukavuga ngo uzagirwa, uzabona umugisha mu mudugudu, kandi uzawugira no mu mirima yawe. Mu mudugudu utuyemo hazabamwe umugisha, mu mirima yawe hazabamwe umugisha. Mwibuke Ibrahimu amaze guhungira mu mudugudu witwa ngo ni Sowari, uwo mudugudu wabashije gukira kuko Imana ishimwe cyane, kuko yawuhungiyemo, kuko umukozi w'Imana yawuhungiyemo ari we Loti, ntabwo ari Ibrahimu. Loti yahungiyemo gusa. Umudugudu w'Isowari ubasha gukira, ubasha kugira umugisha, kuko yawuhungiyemo, kuko uwo mudugudu nawe wari wegeranye n'umugwa Uwiteka Imana yarigiye kurimbura Isodomu ndetse na Gomora. Ariko kuko umukozi w'Imana yawuhungiyemo, ufite umugisha, uwahiriwe n'Imana yawuhungiyemo, ugira umugisha n'abawutuyemo barakira. Natwe tugeze atari umugisha, iyo utunze Imana hazahaba umugisha. Abahatuye bazabasha gukira, abahatuye bazabasha kugubwa neza, kuko umunyamugisha yahageze. Uwiteka Imana ishimwe cyane. Harangara arababwira ngo bazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe, n'imyaka yo ku butaka bwawe, n'imbuto n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe no kororoka kw'imikumbi yawe. Ibyo byose bizagira umugisha. Imbuto zo mu nda zawe zizagira umugisha. Kubwa Ibrahimu, Isaka yagize umugisha. Kubwa Isaka, Yakobo yagize umugisha. Nukuvuga ngo iyo utunze Kristo ndetse n'abazagukomokaho bazabagira umugisha, n'ibyawe bikagira umugisha, imirima yawe ikagira umugisha, amatungo yawe akagira umugisha, abana bawe bakagira umugisha. Mu gihe rero utunze nyiri umugisha, aza kwira hose, ntazaba limite. Imana ishimwe, ntawuze umulimita, ahubwo aza yaguka akagwakira mu bintu zawe byose. Rero bene data, ibanga ni rimwe, ibanga ni ugutunga Kristo nyiri umugisha, kugira ngo ugire umugisha, ibyawe bigire umugisha, abana bawe bagire umugisha, ibyo utunze bigire. Imana ishimwe, ibyo utunze bigire umugisha ku bwande, ku bwawe. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nimbura umushumba, abo ushumze bagira umugisha. Nimbura umukristo, abo muturanye bagira umugisha. Nimbura umuyumbe, umuhano utuyemo ugira umugisha. Nimbura umusenzi, abo mwegeranye bagira umugisha, ndetse n'abatuye kure nawe bagira umugisha, kuko bari hafi y'abafite umugisha, y'abafite Kristo. Imana ishimwe cyane, y'abafite Kristo. Nimbura umuririmbyi, abandi baririmbyi babona umugisha, kuko baririmbana n'umunyamugisha.
Imana ishimwe cyane. Nimba uri umusenzi, abandi basenzi ndetse n'abandi batari abasenzi, abo bose bagire umugisha nkuko baturanye n'umusenzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kubwa Loti wari waramenye Imana, iso wari habashe kugira gute? Habashije gukira. Kubwa Loti hagize umugisha. Imana ishimwe. Ubwo Imana yari maze kumubwira ngo ndakwereka umusozi uri buhungireho, nawe waje kuyibwira, arayibwira sinagera kuri uriya musozi umujinya wawe utarangeraho, ariko reka mpungire kuri uriya mugwa witwa ngo ni Sowari, nabo babasha kugira umugisha kubwiwe. Rero ijambo ry'Imana ribafashe kandi ijambo ry'Imana ribagiriye neza. Tube abanyamugisha, kandi uwo mugisha ni muri Kristo. Inkomoko y'umugisha ni muri Kristo Yesu. Inkomoko y'ibyiza ni muri Kristo Yesu. Inkomoko y'icubahiro ni muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana ribafashe kandi ribagiriye neza. Tube abanyamugisha, dutunge nyiri umugisha, tugubwe neza. Niwe mugisha w'abamwizeye, niwe mbaraga zacu, niwe byishimo zacu, niwe mahoro yacu, niwe bugingo bwacu, niwe burinzi bwacu, niwe mbaraga zacu, niwe kirato cyacu. Imana ishimwe cyane. Niwe shingiro ry'umunezero wacu. Iyo turi muri we twumva tuguwe neza. Nimko muri bizeri byaravuga ngo nimo ndani ya Yesu ninaburudika, nimo ndani ya Yesu ninatembea vema, nimo ndani ya Yesu ninaburudika. Iyo turi muri Yesu tugomba kuburudika. Iyo turi muri Yesu tugomba kugubwa neza. Iyo turi muri Yesu tugomba kuzura amahoro. Iyo turi muri Yesu twuzura imbaraga n'ibyishimo muri Yesu. Mureke tube muri we, mureke duture muri we ubutavayo, mureke dushinge y'ibirindiro, mureke twubaka amahema yacu, mureke twubake ubuturo bwacu kugira ngo tugubwe neza. Imana ishimwe cyane. Uwiteka abafashe. Amen.